zitwa intwari iyo zitakiriho ariko ubuzima bw'ivyo baharaniye birimo birakora. Hari ijambo nakunze ry'umugabo w'umufaransa wavuze ikintu cyiza, aravuga ngo ya chose le plus fort que la mort, ngo c'est la présence de la mort, ni ukubaho kw'abapfuye ngo mu buzima bw'abakiriho. C'est une chose plus grande que la mort, c'est la présence des absents, la présence des absents dans les mémoires des vivants. Ici ntwari bivuga niki? C'est la présence de quelqu'un qui est absent. Nous kubaho k'umuntu utakiriho ariko ngo akaba muri memoire z'abantu bakiriho. Icyo baza bitwa intwari. Ndabisubiramo kugira ngo byumvikane neza. Niko abafaransa babidefinisha. Baravuga ngo intwari, ndagaruka mu ijambo ry'Imana, intwari c'est quelqu'un qui est absent, mais il est présent dans la mémoire y'abantu bakiri vivant. N'umuntu utakiriho ariko wareba mu mitekerereze y'abariho ugasanga uwo muntu aracariho, niwe baza bitwa intwari. La présence des absents dans les mémoires des vivants. Ariko kandi wuzuye n'umunezero. Uko imitima yacu imeze ndabizi, turababaye, dufite agahinda, dufite umubabaro mwinshi uterwa no kubura abacu. Nagerageje kwicara ntekereza, ndibaza ngo wazagerageza gukora bila ngo turebe ku munsi turimo turapfusha abantu bangahe. Uzagerageze tubitekereze, ku munsi harimo harafa bene wacu bangahe, ibiryo biriho biraba ni bingahe. Nibaza ako gahinda n'uwo mubabaro ikibasha kumara, nza kwibuka ikintu kimwe gusa, ko twizeye Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Iyo duhagaze ku munsi nk'uyu, kenshi tukaririmba tukanezerwa, abantu bagataraka bakatera za haleluya. Uwabagera imbere akababwira ngo turimo turunamira intwari, muri uwo munezero wakwibaza ibintu byinshi. Ariko ikibidutera nta kindi, ikijya kibidutera nuko tuba tuzi neza aho abacu bagiye. Abatangiye kuririmba baririmbye ngo maze mw'isi yagizwe nsha tuzabayo tunezerewe, kudapfa kwasimbuye gupfa. Ibyo byiringiro tugira by'uko kuwa gatandatu nari mpagaze ahangaha turimo turibuka abandi nabo bagiye, nababwiye ikintu kimwe, ndababwira ngo umunezero umwe gusa tugira, tujya tunezerwa mu bihe bisa n'ibi, nuko tujya twibuka ko urupfu rufite umunsi rwapfuye rutakigira imbaraga, ahubwo hari umunsi tuzarukandagira nta mbaraga rukifite, kuko hari uwaje kurwica. Iki kikadutera umunezero, kuko urupfu ntabwo rukiri ruzima. Twari kunama, twari kubabara, turimo turibaza ngo generale n'abandi baraye bagiye ejo iwacu ku Kabingo, bimeze gute, tuzongera tubabone? Ariko ibyiringiro byacu nuko tuzababona, kandi ikindi gikomeye nuko dufite Yesu. Izina rya Yesu niryo riza rihoza imitima ibabaye, hanyuma ngo rikayinezeza rwose mu mubabaro wo kura abacu ahari umwijima. Iryo zina rya Yesu ngo rikabasha gukesha imitima. Twovuga ngo amina, amen. Twovuga kandi haleluya, amen. Ndafata umwanya muto, reka nsome ijambo ry'Imana, hanyuma mvuge umwanya mutoya cyane. Nagira byinshi byo kuvuga, ariko kuko impamvu z'umwanya ndagerageza guhina. Ariko munyemerere muri iyi minota mikeya tubane. Dore
magambo soma Imigani ibice 10 umurongo wa 7 haravuga ngo kwibuka umukiranutsi kuzana umugisha ariko izina ry'umunyabyaha ryo rizabora. Ego igitabo cy'umuhanuzi Ezekiel ibice 22 umurongo wa 30. Igitabo cy'umuhanuzi Ezekiel ibice 22 umurongo wa 30. Bibiri iravuga ngo kandi nashatse umuntu wo muri bo wasa n'inkike ngo ahagarare imbere yanjye mu cyuho ahagarariye igihugu kugira ngo ntakirimbura ariko ntawe nabo. Abami ba mbere ndasoza gusoma muri iki gice abami ba mbere ibice 21 umurongo wa 2 n'umurongo wa 3. Abami ba mbere ibice 21 umurongo wa 2 n'umurongo wa 3. Ahabu abwira Naboti ati mpa uruzabibu rwawe kugira ngo ndugire igihambo cy'imboga kuko ari hafi y'urugo rwanjye nzaguha urundi ruzabibu ruruta ubwiza cyangwa washaka naguha ibiguzi byarwo ku ifeza. Naboti abwira Ahabu ati biragatsindwa n'Uwiteka kuguha gakondo y'abasogokuruza banjye. Naboti asubiza umwami ngo biragatsindwa n'Uwiteka kuguhereza gakondo y'abasogokuruza wanjye. Uyu munsi nakunze ngo tuganire kubabwira amagambo y'urupfu no kubabwira ngo mukomere. Impamvu mwaje nuko mukomeye kandi mwarakomeye kandi n'ubundi turacakomeye kandi kidukomeza nta bindi ni iki ngiki mvuye kuvuga nicyo kidukomeza. Uyu munsi turimo turibuka uyu mugabo tukamwita intwari. Nta muntu n'umwe ujya witwa intwari akiriho. Intwari zose zijya zitwa intwari iyo zitakiriho ariko ubuzima bw'ivyo baharaniye birimo birakora. Hari ijambo nakunze ry'umugabo w'Umufaransa wavuze ikintu cyiza aravuga ngo ya chose le plus fort que la mort ngo c'est la présence de la mort ni ukubaho kw'abapfuye ngo mu buzima bw'abakiriho. C'est une chose plus grande que la mort. C'est la présence des absents, la présence des absents dans les mémoires des vivants. Ici intwari bivuga niki? C'est la présence de quelqu'un qui est absent. Nukubaho k'umuntu utakiriho ariko ngo akaba muri memoire z'abantu bakiriho. Icyo baza bitwa intwari. Ndabisubiramo kugira ngo byumvikane neza. Niko Abafaransa babidefinisha. Baravuga ngo intwari ndagaruka mu ijambo ry'Imana. Intwari c'est quelqu'un qui est absent mais il est présent dans la mémoire y'abantu bakiri vivant. N'umuntu utakiriho ariko wareba mu mitekerereze y'abariho ugasanga uwo muntu aracariho. Nibo baza bitwa intwari. La présence des absents dans les mémoires des vivants. Iyo turimo turavuga intwari wabisobanura mu buryo bwinshi ukavuga ibintu byinshi mu buzima busanzwe ariko si cyo ndimo babwire. Ndababwira ngiye kubabwira gusigasira gakondo, kubaho dusigasira gakondo. Iyo abantu bashaka kwibuka intwari nta kindi bajya bakora. Mureke mbabwire amakuru yeruye ku mugaragaro. Ntabwo kwibuka intwari ari ukuza ngo twicara ahangaha like kuko ngo kutwicara. Oya, ndababwira amakuru meza yo kwibuka intwari kandi ndabikura muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Niba turi kumwe mu nyemere tuvuge ngo haleluya. Tuvuge kandi haleluya. Niki bivuga kwibuka intwari? Iyo abantu bajya kwibuka intwari bajya bibaza ngo uyu muntu niki yaragendereye gukora ngo tugisohoze. Ndabisubira. Kwibuka intwari ntabwo ari ukwicara muri umubare w'abantu benshi ngo muvuge ngo muname mureke twimwibuke. Oya, agaciro k'intwari kuyibuka
nukubaza icyo yaragendereye gukora ngo gisozwe n'abakiriho. Kabisubiremo bwanyu. Ariko twitabe tuvuge ngo haleluya. Bongere kandi haleluya. Bizagushimisha cyane n'ubu n'umunezero dufite, abamama kubyambarira, abapapa bakajambarira, bakaza ngo twibuke intwari zacu. C'est très beau, c'est très bien. Ariko ikiruta icyo ngiki ni ukubaza ngo niki barimo bagendere, amaraso yabo yamenetse barimo barashaka iki. Reka tugerageze kugikora niko kubahagarika. Tuzaha agaciro ubuzima bwaba. Mureke mbabwire muri Bibiliya icyo bivuga muri Bibiliya. Umunsi Mose yagurutse abwira bene wabo, barababwira ati tugomba kuva mu buretwa tugataha tukajya iwacu. Amakuru ya Mose murayazi. Mose arapfa, ariko Abisiraheli kugeza ku gihe cya Yesu bageza bavuga ngo ese ngo niki bivuga mu mategeko ya Mose. Ese icyo Imana yari yaravuganye na Mose bageze ku gihe cya Yesu Kristo aza, bakirimo baragerageza gushyira mu bikorwa icyo Mose yari yarababwiye. Munyemerere tuvuge ngo haleluya. Niko Imana ijya ibigenza. Mbabwire ayo makuru, nishaka ndareka nsoze. Mbabwire ayo makuru, ntabwo Imana ijya ihamagara ubwoko. Oya, ntabwo Imana ijya ivugana n'ubwoko. Oya, buri gihe iyo Imana ishaka, ndabivuga mu bice nka bitatu, iyo Imana ishaka gucungura ubwoko ntizihagurutsa bwa bwoko bwose. Imana izihagurutsa umwe. Bibiliya yavuze ngo nashakishije umuntu, ariko dore ahantu nzasurinya cyane, nashakishije umuntu n'umwe ariko wo muri bo. Se turi kumwe ba? Ntabwo ari umuntu wo hanze yabo. Oya, biriya abantu baza batekereza sibyo. Nagerageze gushakisha one person, but among them ni umuntu wo muri bo uzahagarara mu cyuho. Ese tuvuge ngo haleluya. Ni umwe wo muri bo. Ntabwo Imana iyo ishaka gukiza ubwoko izi wahagurukiriza umuntu umwe wo muri bo, abandi bose bagakurikira wa muntu. Kandi amahirwe menshi nuko umuntu atazagerayo, hazahagerayo amagambo ye, hakagerayo ibitekerezo bye. Ariko wa muntu amahirwe menshi ntazagerayo. Ibi ndimo ndavuga Bibiliya. Kenshi iyo ndimo nigisha kuri leadership, nzakunda kubwira abayobozi bakunda kugira, murabizi ni wacu abantu bazavuga ngo bafite za vision. Imana umunsi yahagukije Mose, hanyuma Imana ubwayo ikamwicira. Muzi ukuntu byagenze. Yabanje kudecentraliza imitekerereze ya Mose mu bantu 70. Ese siko bimeze? Mu bantu 70 Imana mufite imitekerereze ya Mose igabanya muri 70. Muzi icyo byari bivuga? Byahoze bivuga ngo mwese muzagire understanding zisa n'iza Mose. Uko mungana mwese muzagira imyumvire Mose azoza avuga bise n'ibyo nawe ufite mu bitekerezo byawe. Mose ngo amare gupfa, Imana ibwira Yoshua, iramubwira ngo Yoshua, Mose yapfuye, none ubwo Mose yapfuye haguruka kuyobora ubwoko bwa Isiraheli. Ubugeze arya Mose yabujyana. Dore ikintu gitangaje rero, ntabwo Imana yigeze ihereza Yoshua umwuka. Bibiliya iravuga ngo Imana yafashe umwuka wari muri Mose. Tuvuga ngo haleluya. Ariko Imana yafashe umwuka wari muri Mose ngo abari gushira muri Yoshua, kuko ntibyari gukunda kwimaniza n'undi mwuka ngo uhereze Yoshua. Mu ngando harimo 70 bafite umwuka wa Mose, kandi nibo barimo bamufasha kuyobora. Iramubwira ngo ugiye guhaguruka ugende, ariko umwuka ndaguhereza umwuka, niba uguhereze ni umwuka wapfuye, ni umwuka wa Mose niwe ugiye. Kandi ariko uzakomeza ugendere muri wa murongo wa Mose. Kubera iki? Uko nabanye na Mose
bose niko nzabana nawe. Tuzamura ibiganza tuvuge cyane ngo haleluya. Uko nzabana na Mose. Yo gakondo, gusigasira gakondo. Njya mbwira abantu kenshi abo tubana muri uyu murimo, nkababwira ngo biragoye kubwira abantu ngo ukunda ijuru udakunda gakondo. Mureke mbabwira aya makuru, birasa naho bigoye. Iyo Imana ishaka kutwereka ibyo mu ijuru, izi tuzanira igishushanyo cy'ino. Iyo Imana ishaka kutubwira umunezero wa gakondo yo mu ijuru, tiwo kumva umunezero wa gakondo yo mu ijuru utarumva umunezero wa gakondo y'ino. Impossible, ntibikunda. Biragusaba kubanza kumenya agaciro k'agakondo k'ino, ukumva umunezero wa gakondo, ukabona kumenya uburyo iki gakondo iziryoha. Ibyo kunda kutubwira ngo dukunda gakondo yo mu ijuru, tuzi gakondo, uzi umunezero wa gakondo se? Uzi ukuntu gakondo iziryohera abayirimo se ba nyirayo? Iyo utarabimenya ngo wumve umunezero wa gakondo y'ino, kumva iyo mu ijuru byo kugora. Kandi impamvu Imana isitanga ikaguhereza imaje ya gakondo, ngiye gusoreza kuri aya makuru. Gakondo igira intambara zigera muri zitatu, nizo ngiye kubabwira nimara zose. Iyo abantu barimo bararwanira gakondo, habaho intambara. Igira intambara, habaho intambara. Naboti baraza baramubwira, umwami aramubwira ati sasa wowe ufite uruzabibu rwiza, none muri uru ruzabibu rwawe gerageza turebe ukuntu tubigenza, dore hegereye iwanjye. Hegereye iwanjye. Abisiraheli bamaze kugera muri gakondo, bamaze kugera iwabo, buri muntu wese yagaza akabaza ngo wompereza gakondo yanjye, twogira gakondo natwe. Abo dukunda kuganira hano zababwira ubuzima tubayeho. Hari abagabo babaga iwacu iriya twaturutse, habaga abagabo bamwe, ndashatse kuvuga mu izina kubera impamvu za media. Abo bagabo babaga iwacu, iyi nama y'umuhana yabaye ntibagaza babimenya, kandi nabari abagabo. Ntabwo mbavuga mu izina, ariko inama y'umuhana ntibagaza bayibamo. Iyo abagabo bahamagaranye mu muhana ngo bicaye, aba bagabo ntibagaza baza, kandi ni abagabo. Ariko wasubira iwabo nabo bakaba abagabo, murabazi. Bagiraga akazi bageza badukorera, bakagakora iwacu, ariko inama y'umuhana ntayo bageza babamo. Iyo shefu yahamagaraga aba bagabo mu muhana, ntabwo bageza baza. Sinzi niba biwanyu mwebwe twebwe iwacu twaribo ntabwo bageza baza, kandi bari abagabo. Bari abagabo. None mwebwe muzamwitaba inama za kacye ino mwari mwamwe mudugudu wino muramuzi. Hanyuma tukamatwicara ngo turi abagabo iwacu. Turi abagabo iwacu. Ariko hano turi abagabo. Niba ubwinze uzogende turebe kuzi mudugudu waho utuye. Reka icyo waho utuye uramuzi se? Nagerageje kubaza ngira ngo none jewe nuko nkiri muri apartment, mbaza bagira amahausi, ndababaza tese wewe utuye muri house, chef de quartier hano uramuzi? Abo maze kubaza barambwiye ngo ntabwo babazi. Tumeze nk'ababagabo, aho bazabahamagara mu muhana, bahamagara abagabo mu muhana ntibitara. Tumeze nk'ababagabo. Ariko iwacu muri abagabo, muri gakondo muri abagabo, muri abagabo iwacu muri abagabo. Uzorebe ko baza gushaka ibitekerezo byo bakakino gihugu. Ariko iwacu ni mwebwe abagabo b'ibitekerezo. Gakondo, iyo umuntu ari muri gakondo iwabo, ntibazateka umutwe w'ibitekerezo byo bitagira icyo bimara. Naho ibyo dufite hano ko birakoreka. Gakondo igira intambara. Kasozi. Gakondo dore intambara ndababwiriye zitatu zonyine. Icyambere gakondo, iyo abantu bari muri gakondo habaye ikintu cyambere gakondo izinyama. Icyambere bijya bicika gakondo abantu bakayinyagwa. Imana y'Abisiraheli gakondo, ariko cyagiraga igihe hari igihe cyagiraga. Ese ejo bundi bumve ko n'igihugu wawusi. N'ejo bundi bumve ko n'igihugu. Bizabigera abantu bakanyagwa gakondo yabo. Bila intambara ya gakondo nuko hazagira igihe hagaruka amaboko ashaka kunyaga abantu gakondo yabo. Niko birivuga. Abantu intambara ya gakondo nuko buri gihe hazahaguka abantu bambura abantu gakondo yabo.
iyo ni intambara ibaho ya mbere. Abantu baza banyagwa gakondo bakayinyagwa, iyo mutabaye maso gakondo iranyagwa. Kandi kizire ko kunyagwa ko mudafite amasezerano. Mugifite ya masezerano, abanyamwenge se abanyamasese mufite amasezerano arenza y'Israeli timuhuye nibo bagiraga amasezerano ubavuganaga n'Imana, ariko byageza bishika barangara akayinyagwa. Izinyagwa kama hamwe makini gakondo izinyagwa. Cyakabiri hari igihe gakondo baza bayigurana. Kiko ndanga kuvuga we hari igihe kiza gishika bakagurana bamwe hari kitombiye kugoheza ni gakondo. Nico babwiye uyu mugabo nabo baramubwira ngo reka tugurane tuguhe ibiguzi. Oya yabara gakondo hari igihe kiza kigenda. Cyakatatu ni ukuyicakariramo. Hari igihe kiza kigira abantu bagacakarira muri gakondo bakaba slave kandi bari muri gakondo iwabo. Abantu byego bakaba baretwa ariko abantu bari iwabo muri ya gakondo. Abantu bakaba niko tukunda mu kinyamurenge cyiza niki kuba slave mu gihugu cy'Iwanyu kumuretwa uri muri gakondo yawe. Abantu bakaza bakakwicaza bakakubwira ngo nibisho uri muri gakondo iwanyu, ariko turaguhagarara hejuru kandi ukabimbatura iwanyu. Nizo ntambara gakondo. Ibyo ni ibintu biza birwanya gakondo. Ese turi kumwe ba? Tuvuga ngo amina. Amen. Tuzamwira ibiganza twese. Tuvuge cyane ngo haleluya. Iyi ntambara ni gutabantu bajya bayinesha. Nasomye amakuru umunsi Kalebu yagiye kureba Yoshua, aramubwira ngo Yoshua ntubize urugamba rwanjye nawe Yoshua aramubwira ngo ndibutse. Ntabwo wibuka icyo Imana yavuganye nanjye nawe turi Kadeshi Barneya, uravyibuka? Yoshua ngo ndavyibuka aho mpenza gakondo yanjye. Gakondo niba uvyibuka uhereze gakondo ngomba kugira gakondo. Hanyuma Yoshua ngo amuhereza gakondo muri bene Yuda, aramubwira ati gakondo. Ariko hari umusozi wari ukiriho, naringiye kuvuga abantu biwacu, hari umusozi wari ukiriho abanzi ngo Kalebu aravuga ngo umuntu uzotsinda uriya musozi nzamushingira umukobwa wanjye. Ahaguruka umuhungu ngo aravuga ngo ngewe ngiye kurwana. Ntabwo bikunda gakondo kwibona si amakuru abantu baza bavuga, si ibyo nta kindi kiza kibaho. Gakondo baza bayirwanira.